ubwiru bwahishwe muri Karinga bukomeje guhishurwa. Rwanda twahawe niyaduhanze kumera. Sobanukirwa n'umwuka wa Karinga wasamye ukanabata ingoma zose bikazanira imivumo abanyarwanda. Kuva kera yakubohesheje imirunga. Banyarwanda, banyarwandakazi, nk'uko mwadukurikiye mu kiganiro cya mbere kuri Karinga cyahise ku itariki ya 29 Ukuboza umwaka ushize, kuri uyu wa 31 Mutarama 2026 turabagezaho igice cya kabiri cy'ubwo bwiru. Komeza utega amatwi urushaho gusobanukirwa iby'uyu mwuka wa Karinga uko wagiye urimbura imbaga y'abanyarwanda kugeza ubu. Haracyari ibyiringiro nubwo n'igiti cyatemwa. Abahishuwe b'ububyutse twagiriwe ubuntu bwo guhishurirwa iby'ubwo bwiru. Turabararikira kubukurikira kuko Imana ishaka kudukiza kugira ngo tuyikorere tubohotse. Hari icyo Imana yaguhishuriye? Hari icyo wumva watwunganira? Uhawe ikaze. Umukozi w'Imana akomeje kubivimuzi. Bahamagawe nk'abandi baritaba. Ni ku muyoboro w'abahishuwe mu bubyutse saa 3 z'umugoroba i Burayi na saa 4 mu biyaga bigari. Byari ibinyejana byinshi Satani ahinduye u Rwanda nk'icumbi rye. Ntibigikomeje ukundi Yesu Kristo arugize igicumbi cye. Ntawe uzabyiyitirira ni Yesu uhinduye u Rwanda igicumbi cye. Satani yari yaratwibye igihugu, atwiba ubunyarwanda kugeza ubwo abene igihugu biyibutsa ko ari abanyarwanda. Rwanda wararibaswe ugeragerezwaho ibizira byose. Iyo bitaba kubw'umugambi w'Uwiteka, Rwanda ubutakibukwa. Ariko humura, igihe cyawe kiraje. Ntibigikomeje ukundi Yesu Kristo arugize igicumbi cye. Ntawe uzabyiyitirira ni Yesu uhinduye u Rwanda igicumbi cye. Rwanda, umurage mushya utegura amateka mashya.